arazigenza ntabwo yaryamye. Bibiliya yatubwiye kuri 5 ngo akizihabwa uwo mwanya ngo iwe yagiye kuzigenza. Aragenza ntabwo yaryamye, ntabwo yacukuye nka mugenzi we, ariko yarazamutse imisozi aramanuka iyindi aragenza. Yashatse ijambo ry'Imana, yize gusenga, yize gukora, yize kubana n'abantu bose amahoro. Mu mwanya izi taranto baza bazigereranya n'igihe Imana yaduhaye. Izi taranto 5 aragerageza uko zari zingana kose, akaza agenda acuruza akabikaho inyungu zazo, akagenda akora nimba arakoraga akazana utwarya duke, ariko akagerageza kubona inyungu ya za taranto kugira ngo abashe kubika umunsi shebuja azagaruka azabarane nawe. Aragenzura agenda abikaho kugeza taranto 5 azujuje, azishyira kuri za zindi 5 yahawe. N'uwahawe 2 nawe Bibiliya iratubwiye ngo nawe abari ko azigenza. Ndumviwe ko yari yahawe n'igishoro gikeya, ariko kino gishoro gikeya nawe ntiyatuje. Nzatekereza nkavuga ngo yari n'umugore w'umupfakazi, kavuga ngo yari n'umukene n'igishoro ari gike, ariko ntiyaryamye. Nawe yamanutse imisozi azamuka indi, yararanguye agezaho igishoro kirangira, akarangura utunyanya, akaza agasaranganya nabo mu rugo rwe, ariko yitwaye neza muri za taranto. Tubashe kuvuga ngo ni nk'umugore w'umupfakazi wapfakariye ku twana 2 cyangwa 3, cyangwa agasigirwa abana benshi ariko ari mu bukene, ariko abasha kwitwara neza mu gihe cye, agikoresha neza, yiga gusenga, asengesha ab'umuryango we, tiwasabiriza, arawuhingira, arabahingana, arabasengana mu mugongo, kugira ngo igihe Imana yamuhaye akibyaze umusaruro. Imana ishimwe. Amen. Iyo taranto ntiyayicukurira, abasha kuyibyaza umusaruro. Abandi baje gusenga agasenga, bahinga agahinga, bavuga gucuruza agacuruza, bavuga gufasha agafasha. Kubera kuko igihe ciwe yabashije kugifata, aragikomeza, arakigenzura, aravuga ngo hari umunsi nyiri taranto data uje azagaruka. Imana ishimwe. Amen. Imana ihimbazwe. Amen. Nawe ngo akubita hepfo, akubita hirya no hino. Iyi taranto arayigenzura, akazana amagace akakabika, ejo akazana amakandi akakabika, kugeza nawe arundanije akuramo izindi taranto 2. Arangije kubonamo taranto 2, aravuga ati umunsi databuja nanje azanserukaho, azasangana itaranto yambaye 2 narazigenzuyemo, kuramo izindi 2. Imana yaduhaye igihe ikidushira imbere. Imana yaduhaye umwanya iwudushira imbere. Umuririmbyi w'indirimbo zo gushimisha yararirimbye, aravuga ngo mu bihe nsenga Uwiteka, ngo aja ntarura ngo mumpagarara, ngo kigiraho nzari nkamuganyira izo nkenye byose. Rero mu gihe twahawe cyo gukorera Imana, titukagenda ngo tukirambike ngo tuvuge ngo ejo nzaba nsenga, ngo ejo nzabyuka urukerera, se cyangwa ngo reka nipfunyapfunye nsinzireho gatoya, ngo ejo bundi nzabikora, ngo ejo bundi nzasoma ijambo ry'Imana, ngo ejo bundi nanjye nzaba nkora. Nibavuga gukora se cyangwa kuramburira abandi ukuboko ukwacu ngo tuguhine ngo tuvuge ngo reka ibimbike muzibi bibazo ngo nzaba nkora, kuko tutazi umunsi cyangwa igihe Uwiteka yashyize ku isi cyacu. Umunsi gusa tuza tumenya n'uyu munsi tubashije kubyukamo tukawuhagararamo, tukavuga ngo uyu munsi ni kuwa mbere w'uku kwezi kwa 5, ariko ejo kuwa 2 ntituzi bizaba kuwa 2. Rero igihe yaduhaye tubashe kugikoresha neza. Natwe tukigenze nk'uyu wahawe 5, natwe tukigenze nk'uyu wahawe 2. Urumva nabo ntibyari biboroheye pe, nabo bari abantu nkatwe,
ariko babaranye n'umutware wabo amaze kugenda bagirira icyizere abasigira itaranto nk'uko yari yazigiriye n'uyu wahawe imwe akavuga ati reka we muhimwe byenda nawe azayigenza nawe ayimpane ni yayo. ariko bumaze guca bwaho turi mu kubona abantu bamwe abenshi bari mu gupfa bakuze abandi bagapfa ari batoya, ariko wumva ubuhamya bw'umwana mutoya ugiye wumva imirimo yakoze mu gihe cye gike ukumva kiraruta n'ubundi nk'igihe yokaramye cyangwa baramye imyaka myinshi. ariko kuko igihe cyabo bakibyajije umusaruro babashe kwiha Imana nk'abasuhuke. baramenya ntibaryamye mu busore bwabo mu buto bwabo ntibabwishe nabi ngo usange bagiye mu biyobyabwenge cyangwa mu nzoga cyangwa mu matabi cyangwa mu bindi. ubu turi mu kubona hadutse abantu ukabona umuntu n'umukirisitu pe ari mu ikanisa niko yitwa, ariko wabona imirimo akora ugasanga ihabanye n'uko ameze. Imana tubabarire kugira ngo umuntu ntakonje ntashuhe ugasanga yabaye akazu yaza nimuja mu by'Imana bigiyemo baja mu by'isi nawe akabijamo ugasanga umuntu ameze nka kwa kundi. ejo hari umugabo aratubwira ngo bene abo Uwiteka naza ngo azabaruka kuko batakonje kandi ntibashuhe. ariko turasabwa kugira ngo igihe cyacu tukibyaze umusaruro. mu minsi mikeya dufite y'imperuka igoye ifite ubukana bwinshi, muri iki gihe tubashe guhagarara kugira ngo igihe Imana yaduhaye dusenge ubudasiba, dukorere Imana ubudacogora. niko n'umuririmbyi yavuze aravuga ngo ntimugacogore gusenga kuzageza igihe Yesu azazira, kugira ngo iyi taranto yacu Imana yaduhaye tubashe kuyigenzura tuyibyaze umusaruro. amen amen amen. ni ukuri ntekereza kuri uyu w'ebyiri nkabona ukuntu yacuruje akirukanka akamanuka akarangura agasanga byazamutse, byenda yagenda agasanga byamanutse, ariko agasanga arihambira umugozi aragerageza kugira ngo azabone ukuntu abarana na shebuja. ariko uyu wahawe imwe ngo yaragiye iwe ngo arayicukurira. Imana itubabarire. amaze kuyicukurira ngo abwira shebuja ngo aramubwira ngo umunsi yaje kubarana nawe. wahawe 5 ngo aramubwira umunsi yaje kubarana nabo ngo aramubwira ngo databuja dore ibyo wampaye. ngo aramubwira ngo narabigenzuye maze kubigenzuramo nsanga nkuramo izi zindi 5. shebuja ngo aramubwira ngo nuko mugaragu mwiza wakiranutse muri bike ngo ngwino winjire mu munezero wa shobuja. Imana ishimwe. n'uwahawe 2 nawe ngo araza ngo aramubwira ngo databuja dore za taranto wampaye. ngo aramubwira ngo ukimara kugenda naragiye nanjye ndazigenzura, zigenzuramo ndakubita hirya no hino, ariko nazigenzuyemo izindi 2. shebuja ngo aramuhobera aramufata aramubwira ngo nuko mugaragu mwiza ngo ngwino winjire mu munezero wa shobuja. kandi ngo wakiranutse muri bikeya ngo nzakwegurira byinshi. Imana ishimwe. Mureke duhatane muri aya majoro kuko amajoro yacu ataraye ubusa. abandi bahatana urukerera se cyangwa iminsi yabo bahaye bakora mu kazi, ariko bakaza umugoroba gutaramira Imana, kuko ibyo bahaye bigomwa bakaza mu nzu y'Imana nabo z'iby'ubusa. umuhate wanyu si uw'ubusa ku mwami. ibyo mwigomwa mukabisiga si iby'ubusa ku mwami. Imana irabazi izi n'amazina yanyu. iyabahamagaye ikabatoranya mu gihe gisa nk'iki kugira ngo mukwire amahanga mubashe kugeza ubutumwa bwiza ku isi hose. kwari ukugira ngo itaranto yanyu igire umumaro. kwari ukugira ngo itaranto yanyu muyicuruze neza. kwari ukugira ngo itaranto yacu tuyigenzure igire umumaro mu gihe dufite n'ikindi gihe kigiye kuzaza. Imana ishimwe.
Imana ishimwe. Tubashe kubyaza igihe cyacu umusaruro. Twoye kwihugiraho, twoye kwitindaho, twoye kwirebaho. Tuvuge ngo igihe Imana yaduhaye nimba ari imyaka 30 tutazi, nimba ari 40, nimba ari 50, hari abagejeje na za 60. Ariko muri iyo minsi yose twahawe yo gukoreraho Imana, tuzatubasha kugerageza gushaka mu maso y'Imana, dushaka ubwiza bw'Imana, dutekereze icyo Imana yadukundiye. Tuvuge ngo kubera urukundo Imana yadukunze rutagira ingano, natwe tubashe gukundana. Kubera imbaraga Imana yadufatishije zidasanzwe ziri hejuru y'izindi mbaraga, tuvuge ngo muzacu imbaraga nkeya, natwe tuzabasha gukorera Imana kubera imbaraga Imana yaduhaye. Izi taranto n'iki gihe Imana yaduhaye, twoye gusinzira, twoye kwifata uko tutari, twoye kwishushanya n'abiki gihe, twoye kugenda uko twifuza. Umuririmbyi yaravuze ngo ntitukiri abacu ngo twigenge. Hari ibyo tugomba kwigomwa kubera izina rya Yesu. Hari uko tugomba kugenda n'uko tugomba kuvuga kubera Imana. Umuririmbyi w'indirimbo zo mu gakiza yaravuze ngo umuriri w'ubuntu ngo wageze mu mutima wanjye. Aravuga ngo agakiza ke ngo kiwe ngo kabe muri je. Ngo agakiza ke muri je ngo ni kumuraba mu mazi. Aravuga ngo nageze ku mwami Yesu, ngo none mu mutima wanje ngo harimo izuba ry'ubuntu ngo rimurike iminsi yose. Aravuga ngo umutima ngo uraririmba ngo yuko nahawe agakiza k'ubuntu. Ubundi muririmbyi aravuga mu gihe cyo gusenga niyo natangiriyeho. Tugomba gusenga, tugasenga uko bishoboka kose, tugasengesha umwuka iteka, tugasengesha imbaraga zacu, ubugingo bwacu, umutima wacu wose. Kuko igihe turimo si igihe cyo kuryama ngo dutuze. Sinzi nimba ugiye inyumva. Kuko turakunda. Ego Imana ibaho umugisha. Uyu wahawe itaranti imwe nawe yarayizanye, arangije ngo aramubwira ati dore itaranto yawe. Aravuga ngo nzi yuko uri umunyamwaka. Aravuga ngo uzuhunika ngo ibyo utagosoye. Aravuga ngo uzusarura ngo aho utabise. Ati none namaze kumenya ibyo byawe, ndavuga ngo ngiyewe sinshoboye gucuruza ngiyi taranto yawe. Umutware ngo aramureba, shebuja aramureba, aramugaya. Amaze kumugaya ngo aramubwira ngo wamugaraga umubi we, iyo umenya ko ndi umunyamwaga nzamvunika ibyo ntagosoye ngasarura aho ntabibye. Iyo ufata itaranto yanjye ukayiheza uwundi akagenzura iyi taranto, simbaje ngasanga nawe yarayigenzuye akayimpana niyayo. Imana itubabarire. Imana itubabarire. Hari abantu bagize ubute mu by'Imana, hari abantu bagize umwaga mu by'Imana, hari abantu batabasha kwaguka ngo batekereze imbaraga z'Imana ngo bavuge uyu wadusigiye ijambo ry'Imana, kuko hari umunsi azagaruka. Yesu azagaruka. Haleluya. Amen. Haleluya. Yesu azagaruka. Niko n'umuririmbyi w'indirimbo zo gushimisha yavuze, aravuga ngo Yesu azagaruka atujaniwe, tugumane nawe iminsi yose. Yesu azagaruka tubarane ibyo yadusigiye. Yesu yadusigiye amaraso, turiho amaraso y'ingwate. Icya mbere turi umugeni wa Kristo. Nitwifata uko tutari tukandavura, icya mbere tuzaba dutukishije wa muko wadukoye amaraso y'ingwate se cyangwa akadukwa ya nkwano yadushizeho. Ubundi azagaruka tubarane ibyo yadusigiye.
nimba twarabashije kubigenzura neza se cyangwa nimba twarabicukuriye nk'uyu mugaragu mubi. Imana itubabarire. Ariko icyaduha ngo natwe tubashe kwigenzura no kwisuzuma muri aya masengesho tuba dufite y'uyu munsi. Tuzadusengera ibyifuzo, ubundi harimo amashimwe mu mitima, tugashima iby'Imana yadukoreye, twarangiza tukayikoreza amaganya yacu, kuko twasigaye ku isi turi nk'abambasaderi. Abo bashumba bahagarariye amatorero, Imana yabasize ku isi nk'abambasaderi kugira ngo babashe kuvuga ubutumwa bwiza ku isi hose. Amen. Hanyuma natwe abayoboke tubagandukire, tubashe kumva amagambo y'Imana batubwira ku manywa na nijoro, bataryama, badatuza, badahwema ku bwacu, kugira ngo tubashe kumva. Reka rero iri jambo ry'Imana rivugwa ku manywa na nijoro turyumve, tubashe kuryigeraho, tuvuge ngo ese Yesu yagaruka nanone. Niko abaririmbyi b'indirimbo z'ibihimbano baza baririmba, bakavuga ngo hari nubwo ari none itorero ryagenda. Ese Yesu agarutse uyu munsi twabarana iki? Ese Yesu agarutse uyu munsi twavuga iki imbere y'Imana? Twaba twaracukuriye iriya taranto nk'umugaragu mubi. Iwe ingororano yahawe yaravuze ngo nibayimwake bayiheze wa wundi w'itaranto 5. Kandi aravuga ngo ufite byinshi ngo azahabwa byinshi, ngo n'ufite bikeya ngo azabyakwa. Ariko aravuga ngo uyu nguyu nibamufate ngo bamujugunye hanze. Umva agahinda, umva umubabaro wo kuvuga ngo uhawe itaranto, Uwiteka yagusigiye unaniwe kuyikoresha, ngo urayicukuye. Igihe Imana yaguhaye tukibyaza umusaruro. Igihe Imana yaduhaye si cyo gusinzira ngo tuzane ingonera ku maso. Igihe Imana yaduhaye si cyo gukoresha ingo zacu neza gusa ngo twite ku mibiri. Iyi mibiri izashira, izabora, ariko icyangombwa nubwo gukorera ingo zacu bikwiriye kandi nabyo ari umugisha, ariko tugomba gukorera ingo zacu duhaye dukorera n'Imana uko bukeye n'uko bwije. Hari umubyeyi watanze ubuhamya aravuga ngo iyo dukorera Imana tuba duhaye twiyubakira. Iyo niyo mirimo y'abakiranutsi, niyo mirimo y'abera. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Pasiteri Salomoni, uriya Salomo Kanyeshyamba yaravuze ngo mureke mbabwire ngo iyi numa bacaho akayonga. Aravuga ngo iyi numa yaciweho akayonga, ngo bageze abayicaho akayonga, ngo yarangiza ntizawugende, ngo ikaziguruka ikagenda hirya no hino ariko ikagaruka. Aravuga ngo ni nk'abakristo. Abakristo bamaze gushora imizi bagakurira mu ijambo ry'Imana. Aravuga ngo nubwo bakwandavura bakaja hirya no hino, baza bagenda bakagaruka. Amen. Imana ishimwe. Rero turi inuma yaciwe akayonga. Amen. Turi umugeni, turi umukwe. Amen. Batubwirije indirimbo za Salomo, pasiteri wo mu Bijombo atubwiriza hejuru y'umugeni n'umukwe. Rero duhore twiteguye kuko tutazi umunsi cyangwa igihe. Itaranto twasigiwe tubashe kuzibyaza umusaruro, tuzigenze, twoye kugira ubute, tuzigenze. Mwagiye mu mahanga, abari Canada, abari Amerika, abari muri ibi bihugu bindi by'i Buraya, abasigaye i Burundi, abasigaye muri Kongo, abari mu Rwanda, abari muri Kenya, uko duhamagara mu isi hose. Izi taranto twahawe tubashe kuzigenzura. Amen. Abantu turi mu kugenda twigira hirya no hino, ugasanga twifashe ukundi, tukagera nk'aho batatuzi, ariko Imana iratuzi uko bukeye n'uko bwije. Amen. Imana igendana natwe, Imana irarana natwe, ibyukana natwe, yicarana natwe, tubashe kugenzura igihe neza yaduhaye kugira ngo tukibyaze umusaruro, ejo tutazajugunywa rugo. Yaravuze ngo wamugaragu mubiwe. Imana yarababwiye ngo mwabagaragu bezamwe, ngo nimuze mwinjire mu mugabane wa shobuja. Imana ishimwe.
kandi ngo muzegurirwa byinshi kuko mwabashije gukiranuka muri bike. Iryo ni ijambo twari duhagaririyeho ryo kugira ngo dukomeze dusenge kuko iki ari igitondo cyo gusenga. Uyu munsi wo kuwa mbere tuzatuvuga ngo ni umunsi wo kwifungura w'iyindi minsi yose yo ku cyumweru. Iyo twasenze uyu munsi uzamva uri umeze neza, ukumva uroroshe mu mubiri, ukumva ari abana wabasubiza neza, ukumva umugabo mwabana amahoro. Kubera ko hari icyo wishinganishijemo mu gitondo, hariho ubwishingizi bw'amaraso ya Kristo. Amen. Abatunzi ibinyabiziga y'imyaka ishize baza bongera bakaja muri asiranse yo gushinganisha. Natwe iyo twazindutse hano mu gitondo dushinganisha imibiri yacu n'imitima, tugashinganisha ingo zacu, tugashinganisha ibihugu turimo, tugashinganisha amatorero y'Imana, tukishinganisha ubwacu n'ubwoko bwacu. Imana ibaho umugisha rero kubasha gutekereza hejuru y'izi taranto twasigiwe se cyangwa igihe cy'Imana yaduhaye kugira ngo tubashe kugikoresha neza.